Mbahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Nyampinga, kandi rwose mbashimira cyane ko muri abantu b'ingenzi kuba mwarahisemo gukurikira Nyampinga TV. Hari igihe uri ufite inzozi zo kuba wakura kuri YouTube channel yawe, ukagerageza bikanga, ukagerageza bigakomeza neza bikananirana. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo butatu kandi bwizewe wakoresha kugira ngo nawe YouTube yawe izamuke, cyangwa se kugira ngo ikure nyine irusheho kugira abantu benshi bagukurikira mu buryo kandi bukoroheye. Ubu buryo ngiye kubabwira ntabwo nanjye nakoresheje kuri iyi Nyampinga TV. Ntabwo ndagira abantu benshi cyane, ariko nabo mfite mbashimira Imana, kuko nabo mfite rwose pe nabo umugisha 13,000 buriya kugira abantu 13,000 bahisemo kukubana nawe, bahisemo gukurikira, ntago bari abantu bakeya. We wumva ko rwose watanze umusanzu we cyangwa se uri umwe mu bagize umuryango wa Nyampinga, ndagushimiye cyane. Aho uri rwose wumve ko uri umuntu w'agaciro kuri twe. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni uguhitamo nishi imwe akaba ariyo uzajya ukoresha. YouTube ntabwo ikunda ibintu bivangavanze. Nujya ukora ibintu byose ubona, nujya ukora ibintu byose ubonye ugashyiraho, ukajya ukora ibintu bivangavanze, nta muntu uzigera akumenya, nta n'umuntu uzajya azagufata nk'icyitegererezo, kuko umuntu niba yarahisemo gukurikira channel yawe cyangwa se ikintu runaka, hari ibintu runaka yabonyeho, urugero niba warahisemo wenda gukora muri lifestyle cyangwa se ubujyanama aribwo wahisemo, cyangwa se ubuhamya, amasomo se, cyangwa imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye, akaba ari ibyo ukaba warahisemo kimwe muri ibyo akaba ari cyo ukora, ni ukuvuga uzaza kuri channel yawe akagukurikira. Icyo kintu nicyo yashimye kuri channel yawe, azajyaho agukurikire. Ubutaha naza agasanga wahinduye washyizeho ikindi, urumva ko wa muntu uramuyobeje. Urumva ko wa muntu ntabwo azabona ko uko akurikira, niba ari amasomo runaka watangiye, cyangwa se niba ari ikiganiro runaka wari usanzwe ushyiraho yarabikunze, ubutaha ukazana ibindi, hari igihe uzasanga ibyo bindi uzanye byo wenda atabikunze, usange rero ugiye kumutakaza, usange wa muntu ntabwo azakomeza gukurikira channel yawe, cyangwa se ngo channel yawe ifate nk'icyitegererezo, cyangwa se nk'ahantu ashobora kuza akungukira ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Urugero wenda nabaha, mujye mwitegereza nk'andi macano wenda aba bashije kuba yaramenyekanye cyangwa se giye afite abantu benshi. Reba wenda fata urugero nko kuri M Empire. Urabona niba ari ibiganiro gusa yahisemo, niba ari ibiganiro yahisemo gukora, ntabwo uzasanga yashyizeho wenda nka filime cyangwa se yaciyeho nk'ikindi kintu gihabanye n'ibiganiro arimo gukora. Twandike utubwiye nishi yawe, tubwiye niba wayikomeza cyangwa se niba ubona, cyangwa se niba wanayihindura, nta kibazo rwose. Ubwo bufasha cyangwa se ubwo bujyanama twabuguha kuri Nyampinga TV. Icya kabiri cyatuma rero channel yawe ibasha gukura ni ugukora thumbnail nziza. Nimvuga thumbnail nziza, ni iriya foto ibiri inyuma kuri video mbere yuko video uyifungura. Iriya thumbnail rero ni nk'inzu, nabyita nk'inzu y'umukiriya, kuko niyo iha ikaze umukiriya cyangwa se igaha ikaze wa muntu wese ugiye kureba ya video. Iyo ikoze neza rero ku buryo imukurura, nta kabuza rwose ntabwo video yasiga atayikanzeho, kuko ibikozwe niba ikoze neza ku buryo umutera amatsiko, cyangwa se ku buryo uri bumukurure bitewe n'ibyo uri kuvuga, cyangwa se bitewe n'uko video yawe imeze ubwabyo rwose, thumbnail amukurura ahita abanza afungure video yawe arebe ibirimo ko bihura n'iyo thumbnail. Thumbnail nziza rero igomba kuba ikoze gute? Birashoboka kuba wayikora mu buryo bwawe, cyangwa se ukaba wayikora uko wumva nawe ubitekereza, bitewe nuko video yawe imeze, cyangwa se bitewe nuko video yawe ikoze. Kuba wakora thumbnail nziza ifite isuku, ku buryo isura, niba ari thumbnail y'amafoto, ku buryo amafoto ariho abasha kuba ari kugaragara neza, agaragara neza rwose. Ushobora no kuba amabara ishobora kuba ifite wenda amabara kenshi akunda nko gukurura nk'abantu, nk'ibara ry'umuhondo, umutuku n'umukara. Nabyo birashoboka cyane kuba n'amabara ameze n'amabara akurura ijisho cyane, ahita apika cyane ku buryo umuntu ahita abona ya thumbnail akumvira mukuruye. Urugero wenda urebye nko kuri iyi Nyampinga, manuka hasi mu video urebe thumbnail nakoze yanditseho ngo free internet, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ariko nayo video mfite werebwe n'abantu benshi byibura. Ikindi kuri thumbnail ugomba kwitaho cyane kugira ngo ibe yabasha kuba wenda yakurura nk'umuntu, niba ari screenshot ufashe
y'iyo thumbnail muri video ugafatamo ya screenshot muri video yawe, gerageza editing ifoto yawe ya thumbnail ku buryo izigaragara neza nyine ifite karite nziza kugira ngo ibashe kuba iryoheye ijisho. Nibyo bizakura wa muntu ugiye kureba ya video yawe. Wandike ibintu bitarenze byibura text zitarenze 3 gusa. Nushi wandika ibintu byinshi bigahinduka akavuyo, umuntu ashobora kubona akabona ko birimo akajaga cyangwa akabona ko birimo akavuyo, ugasanga ntago nyine aba interest kuba yaza gufungura video yawe. Ariko weho nuyikora ukayishyiramo umwihariko wawe ku buryo kubona wireba ukabona ko yakuri umuntu ushingiye kuri amabara, ugashingiye kuri ibyo twakubwiye, kuri ibyo ngibyo twakubwiye hejuru, nyine ushobora kuba yakura umuntu ku buryo umuntu ashobora kuba yakumva ko iyo video atayirenga atayikozeho. Iyo ukoze thumbnail nziza rero kuri channel yawe rwose ukoze ikintu gikomeye cyane, kuko video ishobora kuba irimo ibintu byiza, ariko video umuntu arazayireba. Ntago video nyine umuntu ahita mbere yuko ayifungura hari kimukurura, hari kimwatira kugira ngo abashe kuza gufungura video arebe ibiyirimo. Niyo mpamvu rero ubusabwa kuba wakora thumbnail nziza, kandi ukinda gukora thumbnail nanone irimo ibintu bihabanye n'ibiri muri video. Hari umuntu ushobora gukora thumbnail ikaba ari nziza pe, ariko wafungura muri video ugasanga bya bintu yashyize inyuma kuri ya thumbnail, kuri ya foto iri inyuma ikurura umuntu, yabishyizeho ngo bikurura abantu gusa, ariko ntago ibyo bintu biri kuri thumbnail ntago biri muri video. Rero ugomba ni byiza gushyiraho ibintu ugakora thumbnail, ariko ibyo ushyize kuri thumbnail bikaba biri no muri video. Icya gatatu ni ugukora title isobanutse cyangwa se icuritse. Nimvuga title hano isobanutse cyangwa se title icuritse, title ubundi ni umwambaro w'ijambo. Ushobora gukora title iteye amatsiko ariko nanone itayobya. Ugomba kwita ku bintu, kuba washyiramo amagambo navuga ko ari amagambo y'ibanga. Amagambo y'ibanga ashobora kuba yakurura umuntu cyangwa se yatuma umuntu yita kuri ibyo bintu, yita kuri iyo title cyane, akaba ashobora nyine yayireba. Nimvuga wenda kuba wakora title irimo ibanga, hari nk'amagambo akunda gukoreshwa, wenda avuga urugero wenda ngicyo benshi batamenye, ibyo benshi batamenye. Urumva nuwongera nihajyamo ako kantu muri title yawe wenda ibyo benshi batamenye, uhita urumva hari ukuntu kameze nk'akakuramo umuntu cyangwa se umuntu akumva koko wa mugani ari ikindi kintu gishyashyuzanye batumvishe cyangwa se batabonye, cyangwa se ugakora wenda uko byangendekeye. Urumva bitewe n'inkuru yawe cyangwa se bitewe na video yawe uko ikoze, ushobora wenda uko byangendekeye. Urumva umuntu ahita agira amatsiko yo kwibaza se nanone byamugendekeye gute, byagenze gute. Umuntu mutera amatsiko yo kuba yafungura niyo nibura ya thumbnail yawe, ahite yumva abaye interest kuba yaza kuba video yawe yayihera akabanza akareba mbere yuko akomeza kuzindi. Ariko ibyo byose nubikora birasaba ko wirinda amagambo asebya, ukinda gukora title nanone inyuranyije n'inkuru iri muri video yawe. Bisaba title uyikora n'ubwenge kandi ukora n'ubushishozi cyane, ariko wibuke kuba washyiramo aya magambo. Ushobora kuyikora icuritse cyangwa se ukayikora irimo iteye amatsiko cyane. Nimvuga icuritse ubwo no kuvuga icyakabaye gisoza title yawe akaba ari cyo gitangira. Kora title nziza itarimo ibintu byo gusebanya, ukore title nziza itarimo kuyobya abantu, ahubwo ukore title iri mu nkuru yawe, ushyiremo ayo magambo y'ubwenge ashobora gutuma umuntu yamutera amatsiko kuba yareba. Nukora title itari muri video umuntu agafungura akayibura, azareba iyo video imwe ariko ntago azareba izindi video zawe. Video zose uzajya ushyiraho azajya abona ko wewe ubeshya, azajya abona ko video ushyiraho uri umubeshyi. Kuyabo bagira ya consistency cyangwa se kugira ngo ube washobora no kubagumana n'abantu kuri channel yawe bashobore kugukurikira, nuko ugomba kwirinda kubabeshya. Nujya kureba amacano abasha gukurikirwa n'abantu benshi kandi ukabona kumana ya consistency yayo, ukabona ba bantu bakomeza bazabayikurikira, bakomeza bazamuka, nta na rimwe usanga basubira inyuma. Uzasanga ari uko bakoresha ukuri, yaba kuri title yabo ibyo bavuze inyuma kuri title n'ibiri kuri thumbnail, ugasanga ibyo bintu nibyo koko biri muri video. Ariko niba abantu babeshya usanga ntago YouTube zabo zizamuka, umuntu abireba rimwe abona umubeshya ntazongere kureba video zawe. Ariko waba umubwiza ukuri akagukurikira, agira ngo nawe umbwire ese we n'ubuhe buryo wari usanzwe ukoresha cyangwa se n'ubuhe buryo wakoreshaga kuri video yawe, yaba kuri niche cyangwa se kuri thumbnail cyangwa se kuri title. We n'ubuhe buryo wakoreshaga? Ibi bintu nubikurikiza views ziratangira kuzamuka,
abantu baratangira kukwandikira, nawe uratangira kubona yuko channel yawe urimo gukura, uratangira kubona ko channel yawe byibura irimo kuzamuka. Ikindi nakubwira, niba wari ufite ubwoba bwo kuba watangira YouTube, cyangwa se niba wari ufite ubwoba bwo kuba cyangwa se wumvaga waracitse intege muri wowe, wicika intege rwose. Ubu ufite intwari 3 zikomeye cyane rwose zagufasha gutangira kugira ngo YouTube yawe ikure. Ntucike intege, ahubwo tangira, wigira isoni tangira. Ikindi kandi nditeguye kugufasha. Andika muri comment ijambo ati nditeguye gukura kuri channel yanjye, byandike muri comment, ukande like niba hari ikintu wumva wungutse muri iyi video, cyangwa ari ubumenyi wumva wungutse kuri iyi channel. Niba kandi ushaka kuzajya ukomeza kumva ibiganiro byacu, cyangwa se ukarushaho kumva ibiganiro nk'ibi bigufasha kugira ngo ukure kuri channel yawe, ugenda rwose udakoze subscribe kugira ngo turusheho kujya tubana mu bindi biganiro bikurikiye. Murakoze cyane, muri abantu b'ingenzi, ndabashimiye cyane.